Yes guys, mwese uri kubona hano ibikoresho dufite. N'ibikoresho dufite rero ni ibikoresho by'ingenzi ku buryo nawe umenye kubikoresha ntacyo byagutwara. Reka mbanze rero nkubwire wageze hano kuri Rwa Innovation Hub bwa mbere, ukande subscribe aho hasi, hanyuma ujye ubona video zacu mu ba mbere. Nakwigisha nitonze, mu bwitonzi bwinshi, kugira ngo utaza gutakaza kino gikoresho. Ubundi mu by'ukuri iki gikoresho tucyita ngo iki? Kino gikoresho tucyita circuit breaker, ariko by'akarusho ikaba yitwa single phase circuit breaker. Ni single phase kubera yuko ikoreshwa kuri phase imwe cyangwa muri monophase, twita wa muriro wacu ugizwe na phase na netre byonyine. Hano rero mu by'ukuri iyo tuzamuye gutya murabizi ko hari igihe byaka cyangwa bikazima. Nukanga uburyo biterwa n'iki? Nta gihe na kimwe ushobora kuzamura circuit breaker yawe gutya ngo bizime. Icyo gihe biba birimo ikibazo. Mu gihe usanze imeze gutya n'ubundi ukazamura imwe ukajya kubona byose birazimye kongera ikamanuka. Ese buriya biba byagenze bite? Nukuvuga ngo numara kumenya uburyo ki twestara ino circuit breakers, urahita utahura impamvu burya circuit breaker yikupa. Ngira ngo nkwereke tugendane. Nukuvuga ngo ahangaha nafashe simple latch cyangwa icyo twita circuit breaker holder. Nukuvuga ngo uraza ukayifixinga, wamara kuyifixinga ugashyiraho circuit breaker. Nukuvuga ngo ugomba gufunga circuit breaker urebye uburyo uzayisoma amagambo adacuritse. Hano rero ndagira nkubwire ko nk'ingi mfite ni capacity ya 6. Ni 6 kubera iki? Kubera yuko bivuze ngo iba tuba tureba current izayinyuramo inini maximum. Hano rero iyo umaze kureba ko idacuritse, uraza ukayifunga kuri ray yawe. Wamara kufunga kuri ray yawe, nimba ufite nyinshi cyangwa nk'ebyiri nk'ara dufite, ukaza ugashyiraho iya kabiri. Hano rero ni byiza ko ugomba kubaha iki kintu. Ni ukuvuga ngo ino circuit breaker yanjye imwe, iyi ngiyi ibanza hano ifite capacity ya 16, iyi ngiyi ni 6. Rero iyo uri mu rugo ugomba kumenya uburyo ki bino bintu bikoreshwa. Akenshi ngiye kukwereka uburyo ki imwe ushobora kuyikoresha mu mapurizi, indi ukayikoresha ku matara. Nibyo byiza kubera yuko hano nshobora kuza nkongera nkafata indi iri main, inkingi narangiza nkayishyira ahangaha ku ruhande kugira ngo imbere main. Noneho iyi main iba main kubera iki? Ni ukuvuga ngo ndashaka kubyestara ku buryo ninza kuyikupa iyi ngiyi, bino byose biraza kubura umuriro. Hano rero ni ukuvuga ngo mfite insinga zanjye. Muri izi nsinga zanjye mfite ahangaha ndaza gufata urusinga rumwe rw'umuhondo. Urabizi ko umuhondo kenshi tukunda kugira netere cyangwa umurinda nkuba, ariko ngira ngo insinga muri workshop yanjye ahangaha mba nzifite. Muri workshop yacu twese dukunda kwigiramo, bikubona nkoresheje zino nsinga z'umutuku. Ndaza wa muriro umavanya kuri cash power winjirira ahangaha hano haruguru. Ni ukuvuga ngo iyo tuhafunguye wa muriro wacu urinjira. Noneho nagira ngo nkwereke iyo ugiye kwestara ya circuit breaker, ni ukuvuga ngo uraza kuri output ya indi wise main, ukagira gute ugafungamo rwa rusinga rugiye kusupplyinga za zindi zose. Noneho urabona mbanje ushyira urusinga muri ya indi ya mbere. Uru rusinga rero urabona ko rwa rusinga rwacu ruri buze rusohoke muri izi ngizi, muri iyi ngiyi ya mbere. Urabona ko rukiri muri ya indi ya mbere, hanyuma nze ndwinjize muri ya circuit breaker ya mbere n'iya kabiri. Hano ni ukuvuga ngo nibwo buryo bwiza kugira ngo uzabashe gukontorora load yose mu gihe dufite ya circuit breaker iri main ikontorora zose. Hano naho haba hari ahantu ushyira urusinga
ukwanga kuko ari rumwe kandi nshakamo ebyiri, za nsinga zawe uraza uzishishure. Nabwiye ko muri turuzi nkunda n'ingiyi iri mu za mbere. Ingiyi urabona ko nahise mbabwira akamaro kayo, irashishura insinga. Ni ukuvuga ngo ndi kugira ngo nkwereke uburyo ki za circuit breaker uzazihuza. Ni ukuvuga ngo uzongera uze ufate ahangaha aho uhurizamo za nsinga ebyiri uzihurizemo, ndabikwereka neza. Ni ukuvuga ngo urabona ko uza ukazihurizamo hano muri ya yindi iri ku ruhande, ugafunga neza. Wamara gufunga ukaza urabona ko n'ahangaha ushyiramo urusinga. Wamara gushyiramo urusinga bivuze ko uza ukahita naho uyifunga. Ni ukuvuga ngo urayifunga rwa rusinga rugafata neza. Iyo rufashe ni ukuvuga ngo urabona habaye iki, rwa rusinga rwanjye rwasohotse muri iyi ngiyi iri main, ruraza rwinjira imwe muri ya yindi ya 16, ruraza rwinjira no muri iyi. Bivuze ngo ahangaha ndashyiramo input ivuye kuri source. Ahangaha ivuye kuri source rero ni ukuvuga ngo tuvuge ko urusinga rwacu rw'ubururu ni rwo rwinjiza umuriro ruvanye kuri cash power. Hano naho uraza ugafunga input, ukayifunga neza witonze. Guys, uri kubona ko bigaragara neza. Hano iyo umaze kuyifunga gutya, ni ukuvuga ngo iyi ni ya rusinga rwa input. Hanyuma ahangaha naho uraje urahahuje. Umaze kuhahuza gutya, urabona usigaranye gusohora urusinga ruri busohoke rujya ku mapurize, tuvuge ni urunguru. Urundi narwo rukaza kujya ku matara. Wibuke ko nabwiye ko ahangaha kuri 16 kuko ariyo bifite capacity nini, uraza ukacomekaho ifite capacity nini, ubwo n'amapurize. Ahangaha ugashyiraho amatara. Hano ku matara rero uraza ukanashyiraho urusinga kuri output nk'uko twarushyize hari haruguru, naho ukarushyiramo rugafata. Urafunga ikazamuka paka ihageze, ikarufunga neza cyane. Hano uri kubona ntiwarukuramo urusinga rero. Ndakubwira ko ari urugiye ku matara, hanyuma ugashyiramo n'urundi rugiye ku mapurize. Bino bintu umaze kubyigira ahangaha kuri Rwanda Innovation Hub, ahangaha uritonda ugafunga ku buryo utazabihusha. Ntabwo nta mpamvu yo kubihusha, urafunga neza witonze, ugashyiramo urusinga rwawe ufite na toronovisi yabugenewe ya Star, ukahita winjizamo gutya. Za nsinga zawe urabona ko zose zifashe. Ubwo zifashe gutya rero, uru rusinga nabwiye ko rujya kuri purize, uru nguru rukajya ku matara. Hano rero ngira ngo nkweretse, ngerageje kukwereka uburyo kiba bimeze. Ni ukuvuga ngo nimba ari ubwa mbere ubonye ukuntu besitara ama circuit breakers, ni ukuvuga ngo ahangaha zino circuit breaker nizo zindi dukoresha kuri protection y'iki y'amatara. Ni ukuvuga ngo nk'ahangaha hahita hajya amatara mu nzu kuko baba bagukorera installation. Ahangaha rero ukahita ushyiramo purize, ahandi hari amatara. Iyi ngiyi ni ukuvuga ngo bigenda biti, iyo nyikupuye izi zose zikupye ntabwo ahangaha hashobora kuboneka output. Ni ukuvuga ngo ndashaka kubikwereka nkoresheje apareye. Ya apareye yanjye uze kumva ninkupura iragivuga. Ubwo ndabikora gute? Ndaza mfate input ni hano, output ni ahangaha, input output 1 output 2. Ahangaha rero ugomba kumva neza yuko nkojeje hano na hano hakupuye bigomba kuhita bivuga. Kubera iki bitavuze ni uko iyi ngiyi ikubye. Urumva ko nyikupuye igomba kuhita itangira ikavuga. Ngira ngo muri kubyumva, iravuga
none nimuye hano urumva ko hano naho hatavuga, urumva ninkupura bivuze ngo mpakupuye nayo igomba kuhita itangira ikavuga, sibyo? Hano iyo umuriro utambuka za circuit breaker zacu ari nzima, nuko nguko uza ukareba kari nzima, then ngira ngo urumva ko circuit yawe yabikora neza kandi ikabikora mu buryo bworoshye. Nkuko nayo basezeranyije nzajya mbagezaho ibindi bintu byinshi bijyanye n'ubumenyi ngiro. Iyi ngiyi ni circuit breaker main, iyo nkubye ahangaha rimwe nakubwiraga, ahangaha ngomba kuza nkahita mburamo continuité kuko byose ibi control, ariko nyikupuye ndahita ibonekamo. Urumva kiravuze, nkubye irabura naho nikabura, nakupura ahangaha igipangu cyose nkaba ndagikupuye, bikaba ari uko nguko bikorwa. Nkwibutsa gukanda subscribe aho ngaho niba ari ubwa mbere uje kuri uyu muyoboro, hanyuma tukajya dukomeza kwiga n'ubundi bumenyi ngiro. Guys, ibi biradufasha cyane hamwe mwese n'abandi mudukurikira. Reka rero mbabwire ngo ciao ciao, turi kumwe nakagaruka, see you next.